Nishimiye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Ndashimira mwese by'umwihariko mwamaze gukora subscribe kuri. Nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye agiye atandukanye, ari nayo mpamvu ngira ngo twese tuze kubana gatanu ku kandi. Hari benshi aho bazi ko ngo iyo twateguye ikiganiro tuba tugomba no kunyuza mu nyine twabanza mbere tukanabasuza tukamenya uburyo mumeze aho muba muherereye agiye atandukanye. Ari nayo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyiza cyane kandi abenshi mu muzi ko nabifitiye amatsiko. Hari ukuntu rero umugore ashobora kuba yumva ko akeneye kuba yarongorwa. Abenshi rero bo bakaba bazi ko ngo kurongorwa ni ibintu bisanzwe, ngo niko akunda umugore agera ku buriri agatagarama deja umugabo akaza arongora yigendera. Ntago ari ibyo ngibyo. Ibyiza rero tugiye kubiva imozi tubyinjiremo tusobanukirwe ese ni iyihe mpamvu ituma umugore akenera kurongorwa cyane. Impamvu imwe rero nshobora kuba nakubwira ni hahandi umugore aba yifuje imboro cyane. Nimba yayifuje ni kwa kundi atangira nimba arimo koga cyangwa se avuye nko koga aba ari nko kwikoraho umubiri wiwe urashyuha. Iyo ushyushye ahita yumva ko yahamagara umugabo we. Ese nk'umugabo wiwe uri hafi kugira ngo umumarire umuriro aba afite. Ni ikintu twese tuba tugomba kuba twakibazaho. Hari naho nyine ushobora nawe kubyimaje nawe ukavuga uti ngewe nkanjye nk'umugore ni iki cyatuma nyine uwo mushyuko wanjye urangira. Kuko niyo umugore ashyukwe ntago atobora ako kanya ngo abivuge, ntago abivuga ahubwo arategereza akavuga uti nimba natangiye kuba wenda nakitegura cyangwa se wenda ni no kwisiga. Urabona kenshi na kenshi umugore iyo ari nko gukora ku mabere ye imoko iragenda ikabyimba. Nimba imoko ibyimbye hari igihe n'imbere mu gituba cyo nyine hahita hazamo ururenda nimba ruje ate yifuza ko umugabo yamurongora. Hahandi rero ubona umugore yabuze amahoro nimba yicaye ku buriri akavanga akajya hariya, biba ari ibintu nyine biri aho ngaho mbere yo kuvuga ati umushyuko we wabaye mwinshi. Kimwe nuko rugongo yiwe nayo ibyimba, rugongo nayo irabyimba, yajya kwikoraho akumva ko wenda arimo nko guhangana n'ikise n'umubiri we. Nibyo bizere byo kuvuga ngo ese icyo kintu cyo kugira ngo umushyuko urangire ni igiki. Hari benshi baba bumva ngo rero ngo ariteranga finga cyangwa ariteranga intoki, kimwe nuko baba batanasobanukiwe ngo finga ni iki. Kwa kundi uba wicaye ugafata intoki zawe ukumva ko wazindezamo imbere mu gituba, sibyo? Hari benshi rero baba bumva ko nimba yinjijemo intoki mu gituba biri buze kurangira. Nyamara ibyo ngibyo hari ukuntu buri guca imitsi y'ubwonko kandi nicyo ushaka gukora kitari buze no kurangira. Ntago mushyuko uri burangire, nta nubwo ari imboro ubonye kugira ngo uze kwitera izo ntoki. Ahubwo ibyiza cyangwa se ni byiza nuko ushobora kuba wavuga uti uregera umugabo wawe umuhamagare, numara kumuhamagara ese nk'uwipfusha reka twige kwipfusha nyine kwa kundi usankamera gutya. Nimba umugabo yicaye hano nawe ugomba kuba wakimeza neza nyine gusa nk'uwihweza nyine ukavuga uti reka mbanze mere neza kugira ngo nze kubasha kuba nakimuha neza, sibyo? Kuba wakimuhereza neza rero ni kwa kundi baba wabanje mbere ko mwica mu mutwe kugira ngo nawe aze gushyukwa. Nimba utamwishe mu mutwe gushyukwa ntago imboro yiwe yakeguka cyangwa se ngo ze kubona umwanya wo kuba yayegura ngo utabanje mbere kubishyiramo uruhare ruzima. Rero nk'umugore nshobora kuba nakugiraho inama. Urabizi abagabo bakunda abagore babashotora, sibyo? Umugabo nimba yicaye ahangaha nawe ukaba uryamye nk'uko mushotore ugenda umwereka ikibero. Sinzi ukuntu ikibero cyawe gisa ku buryo yahita nyine yumva ko imboro yiwe nyine iribuze kuba yakenera kuba yakurongora, sibyo? Ariko iciza umugabo wese na yabonye ikibero uko waba umeze kose ni ngombwa ko yashyukwa. Nimba tutabyemeranyijweho uze gutera comment umbwira uti ibi bintu rwose wambwiye ndumva